Innova Africa ni umushinga ushinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ukaba ukorana n'ibigo 16 byo mu bihugu bya Afurika n'Uburayi, ukaba mu Rwanda ukorera mu kigo cya RAB ari nacyo nkorera. Intego nyamukuru ya Innova Africa ni guteza imbere, gufasha abahinzi n'aborozi gukora ubworozi, ubuhinzi bugamije umwuga, bugamije amafaranga, bugamije kubateza imbere, bakava ku buhinzi bwo kubabonera gusa ibyo kurya n'ubworozi, ahubwo bagasagurira n'isoko. Uyu mushinga ugera mu gihugu, twarabanje nk'uko abagenerwabikorwa bacu ari abaturage, ari abahinzi borozi, tuganira n'inzego z'ibanze guhera ku karere gusubiza hasi, dukorana inama, tubabwira iby'umushinga wifuza kugeraho, nabo batugira inama y'aho babona, batwereka aho ibibazo babibona, aho babona ibibazo, kugira ngo abe ariho dushyira imbaraga. Muri ibyo bibazo rero bavuze ibibazo byinshi, harimo guhugura abahinzi n'aborozi kugira ngo bamenye ibyo bakora kandi babikore neza, harimo kubonera abahinzi n'aborozi imbuto z'ubwatsi bushobora kuba bwaba ahantu batuye. Muri ibyo rero niho havuyemo igitekerezo cyo kuba bahitamo ahantu habiri tugomba gukorera, harimo ahantu hakunda guhura n'izuba cyane, bahitamo Kirehe, bahitamo n'ahantu hafite ubutaka bufite ubusharire buri hejuru, ariho Nyamagabe. Muri ibyo biganiro twagiranye, twahaye uburenganzira cyangwa se twumvikana n'uturere twa Nyamagabe na Kirehe kugira ngo bahitemo imirenge yo gukoreramo. Kirehe ihitamo Nasho na Mpanga, mu gihe Nyamagabe yahisemo Cyanika. Mu kuganira rero n'aborozi niho havuye igitekerezo. Twagiye noneho twavuye ku rwego rw'akarere, twegera umurenge n'utugari, baduha aborozi, duhura nabo, tubabaze ikibazo bafite mu bworozi nyamukuru, batubwira ko ari ukubabonera ubwatsi. Niho havuye icyo gitekerezo, noneho dushaka ubwatsi bushobora kwihanganira ubutaka bushaririye bwo muri Cyanika, n'ubushobora kwihanganira ubutaka bukunda guhura n'izuba ry'igihe kirekire muri Nasho. Niho igitekerezo cyo kubaha brachiaria cyaturutse, ari byo brachiaria n'ivubwe rya kijyambere. Twari ku gikumba cy'inka zacu, noneho uduhagarariye aza kutubwira ko umushinga wadutekerejeho kugomba kutuzanira ubwatsi budahura n'indwara, bufata aho buteye n'izuba ntacyo ribikoraho, bihanganira izuba, bukwihanganira indwara yo gusara nk'urubingo rwari rwatunaniye, rutangiye kutunanira. Ubwo nibwo batubwiye ko bazaza kudusura bakareba ko dufite aho twabuhinga ubutaka. Ubwo baje batuzanira ingemwe, ayo mbuto. Ubwo ubishinzwe aza kutwerekera uko tubuhinga, aradufasha turahinga. Tumaze kubuhinga turatera ingemwe, imbuto, buramera burakura. Nibwo RAB yaje kudusura, isanga ubwatsi bugeze hejuru bumeze neza, dutangira kubukata tubugaburira amatungo. Imbuto yatugezeho tuyizanywemo n'umushinga Innova Africa, ariko ifatanyije na RAB, gukorera muri RAB. Baraza kubera ko twari turiho ndi umufashamyumvire mu bworozi, biba ngombwa yuko jyewe nibura mfata izo nshingano zo gutangira kugira ngo mfashe aborozi, kubera ko twari dufite ikibazo cy'ubwatsi cyane. Kuko twe dufite izuba ryinshi ryaka ahantu hose hakuma, bikaba ngombwa yuko twahoraga iteka dusaba abakozi ba RAB bazaga kudusura, twabwira tuti mutubona imbuto z'ubwatsi mwazatuzanira aborozi nibura bakabona ubwatsi. Ubwatsi rero kubuhinga, urabona hari uriya mushinga wabuzanye, tugira amahirwe
tubona umusaza uriya Gerard arabutuzana aratuhamagara rwose ati muze mbihe ubwatsi muhinge, dushaka no kubikinisha, bamwe turanabikinisha ariko abandi turemera turabufata, batubwira uburyo tubuhinga, turabuzana turabanza turahinga, tumaze guhinga dusura inyuma, urabona uko buteye buri ku murongo, ugashyiramo akasitari n'agafumbire k'imvaruganda n'imborera, ubundi ukanyanyizaho wa mwayi w'ubwatsi baduhaye. Iminsi ngahe buba bumeze amezi 2 byibura butawe n'izuba ubusaruye. Ubu bwatsi buteye ubukoze ibintu bibiri byose bigendeye cyarimo. Urwanya isuri, ni ukuvuga ngo isuri iturutse ahantu hahanamye ukabutera, ahantu yasuri ahigeze bwa bwatsi ho buri ntibujya buha, ntago yasuri ikomeza ngo itsindwe bwa butaka bugende. Buhifitemo karite yuko bufite imizi hasi ifata ubutaka kandi ntubupfe guseseka, noneho wo kongera ukabufite n'ubwatsi. Ibyo bintu rero byose usanga ari uburyo bwiza, kuko umuhinzi mworozi wese ufite ubutaka yakagombye gutera ubwatsi akabarwanyiriza isuri mu buryo bwiza kandi atiriwe ashaka ubundi buryo bwo kurwanya isuri uko bwabaye bwose. Ugereranyije n'urubingo, urubingo iyo rutemye umutwaro waboneka, ariko butandukanye n'ubu ngubu. Ubu ngubu kubera ko budakura ngo bugererwa nk'urubingo ko ruzamuka hejuru, kandi urubingo iyo rukuze rukarenga metero igice inka ntizirurya, rushyira muri manjwari ikaruvanamo ikarukatangira hasi, tukaba turahombye, inka nibone ikirisha. Ariko ubu ngubu iyo utemeye urugero rwabwo inyiraburisha muri manjwari ugasanga bwashizemo, niho bitandukanye. Ubwatsi buratubuka no kubwahira, kubuha amatungo buratubuka, kuko mu bumwe w'ubu bwatsi ugomba guhaza inka yawe imwe, ariko mu bumwe w'urubingo ntugomba kwihaza. Kubera iki? Bya bingo ibirya nabi, iyo binakomeye ntibinayihaza deje. Ubwatsi urebye bukura vuba, ikindi n'amatungo arabukunda. Hanyuma niyo wabugabuye neza ukaza kubikurikirana, usanga kubijyanye no kumukamo biba bitandukanye. Hari kiba kiyongereyeho ku mukamo iyo wabugabuye neza kuri uwo munsi, usanga ari byiza cyane. Kugeza ubu bwatsi baduhaye twakuye muri uyu mushinga wa Innova Africa ntabwo ndabona uburwayi. Urubingo rwo hambere rwo rwarasaraga ugatema inshuro ya mbere ya kabiri, hakabaho ubona nyine bwatangiye kuba umuhondo cyangwa ukazamo ibintu bitumuka, ariko ubu ngubu ubwo twafashe ntabwo burigera burwara. Ni ubwatsi mbona butaragaragaza uburwayi kugeza ubu. Habi urebye mweretse urabona ko tunahareba iyi nsina niyangira hirya, nta gitoki nahacaga wenda igitoki nahacaga tureba utungutu duta turina, ariko zirazo hiri igitoki kimwe nkuramo igirwange singishyigura hasi. Kubera iki? Kubera bya bishimbo. Nicyo kintu byanyongereye, kandi byongeye n'umusaruro w'ikona ibishyimbo nk'ibyo ni isogi ureba ntabwo yabaga ntabonye udushimbo, ariko urabona nta kibaye. Kubera iki? Kubera bwa bwatsi. Byaje kugaragara ko brachiaria ari ubwatsi bushobora kwihanganira ahantu hari ubutaka busharira n'ahantu haba hari izuba rikomeye, hahandi usanga mu gihe cy'impeshyi ubwatsi bwarumye, ariko brachiaria ikaba igaragaza ibyiza byo kuba idashobora kuma muri ako gace. Ubu rero dufite amoko menshi y'ubwatsi, ariko mpereye nko kuri brachiaria twakoresheje ibyo nakita amoko matoya hybrid za brachiaria 3 arizo brachiaria piata, zaraes na basilisk. Zikaba ziri mu bworozi, tukaba twarazibahaye zose kugira ngo buri wese abashe guhitamo
bwo abona bushobora gutanga umusaruro munini cyane kurenza ubundi aho atuye, kandi n'ubwo amatungo ye yahisemo kurusha ayandi. Ariko uretse na Brachiaria hari na za Panicum nazo zirahari, hari za Chloris, hari za Desmodium. Aya moko yose twarayabahaye, ariko mu bigaragara bakunze cyane gutera cyane Brachiaria kurusha ayandi. Icyo twakishimira muri uyu mushinga ni uko icya mbere imyumvire y'abahinzi borozi yarahindutse, batangira kumva ko bakwiye guhinga bagamije gusagurira isoko atari ukurya gusa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko imyororere nko ku bworozi byarahindutse, bumvaga ko inka cyangwa se andi matungo kuyabonera ubwatsi ari ukugenda unyura mu muhanda aho ubonye. Batangiye kumva umuco ni mushyashya wo guhinga ubwatsi, kuko mbere bumvaga bibaza ngo ese inka barazihingira, ariko kugeza ubu ngubu basigaye bahinga ubwatsi, bagahinga ubwatsi bakabusarura bakaha amatungo yabo batagombeye kujya kwanduranya n'abaturanyi. Ikindi twakishimira ni uko n'abadafite amatungo n'abadafite inka kugeza ubu bahinze ubwatsi bakabugurisha na bagenzi babo bafite inka, bategereje bashakisha uburyo nabo bazazigira. Icyo nacyo ni ikintu kitari gisanzwe, ko umuntu udafite inka ahinga ubwatsi akumva ko bushobora kumubyariramo amafaranga, n'abatabugurisha amafaranga babuha bagenzi babo bakabaha ifumbire, kandi n'ubundi ubishyize mu gaciro n'ubundi ni amafaranga, kuko n'ubundi n'iyo fumbire bagakwiye kuba bayigura. Numva ari nk'ibyo umushinga wamaze, kandi tubona bigenda neza. Ku bijyanye n'umuturage ushobora gukenera imbuto zo guhinga, bwa mbere ku baturage babarirwa muri utu duce uyu mushinga ukoreramo, kubera ko twabahuguye ubwo mu mahugurwa twabahaye uburyo bwo gutera, bafite ababahagarariye. Imbuto twarazibegereje, imbuto ziba zifite mu buyobozi bw'amatsinda bakoreramo. Igihe hari umuturage ukeneye guhinga ubwatsi, abereka intabire bakamuterera, bakamwerekera. Ikindi kandi uretse no gutera imbuto binyuze ku buyobozi bw'itsinda, n'umuturage, kuko ubu bwatsi bwa Brachiaria si ngombwa buri gihe ngo utere imbuto, ushobora gutera n'ibitsinzi. N'umuturage rero ashobora kwegera umuturanyi we ubufite ubuhinze akamworoza. Ni ibisanzwe abaturage bahana imbuto. Ku bandi rero bategereye abo ngabo, banyura muri labo nk'ibisanzwe bakashaka imbuto, tukazibaha mu masitasiyo ya labo atugura imbuto z'ubwatsi bw'amatungo. Ariko aho uyu mushinga ukorera, banyura ku matsinda bahagarariye imbuto ziba zihari, ariko nanone banyura no ku baturanyi babuhinze. Itungo rya buriya utanga umukamo, cyane cyane ndiheraho jyewe kubwo nahinze mu rugo. Nari mfite inka yakamwaga litiro 6, ariko bigeze mu 8 mu 9. Wumve rero bitandukana nuko na mbere izo yakamwaga ntabwo ari zo ubu ngubu igikama, kandi no kuba ari nziza zigenda ziba nziza cyane. Tukaba tubona bufite akamaro rero.